Halo, ndagusuhuje wowe udukurikiye, ni Techinika, nizere ko umeze neza aho uri hose. Twebwe tukugezaho amakuru y'ikoranabuhanga, uko wakora ibintu bitandukanye mu ikoranabuhanga, uko wakifasha mu bintu bitandukanye. Sura urubuga rwacu techinika.com, umenye byinshi, umenye ibyo tukugezaho, umenye amakuru mashya y'ikoranabuhanga, umenye uko wakora ibintu bigiye bitandukanye n'ibindi bintu byinshi ukeneye kumenya. Uramutse ufite n'ikibazo watwandikira kuri email yacu tukagufasha. Uyu munsi ngiye kugezaho ibintu bitanu niba ukoresha internet udakwiye gucikwa. Niba ukoresha internet, ubumenyi ngiye kukubwira ugomba kubushaka cyangwa se ukaba ufite, ugakoresha uko ushoboye ukabugira, kuko ni ingenzi cyane mu gihe ukoresha internet. Reka tuze turebe ubwo bumenyi bwose ukeneye. Niba ukoresha internet, niba ukoresha machine, ubumenyi bwa mbere udakwiye gucikwa cyangwa se ukwiye kuba ufite cyangwa se ukabushaka ni ubumenyi bwa shortcut. Shortcut ni ijambo ry'icyongereza rivuga inzira ya bugufi cyangwa se gukora ibintu unyuze mu nzira ngufi, udakoze ibintu byose ngo wirwe unyura muri buri step ku yindi. Ni ugukora ibintu byinshi ariko ukoze mu buryo bukeya. Reka nze turebe ngo urugero rwa shortcut zikoreshwa n'uburyo zikoreshwa. Izindi ushobora kuzisanga hano ku rubuga rwacu. Uraza hano ushakishe shortcuts cyangwa se inzira za bugufi. Ndakeka ariko inzira za bugufi hano kuri Techinika Rwanda. Hari shortcuts twaguhaye zishobora kugufasha gukora bimwe mu bintu bikorwa kuri internet cyangwa se murandasi ya inzira za bugufi ukenera cyane mu gukoresha mudasobwa. Izi ni zimwe muri shortcut uzakenera mu gihe uri gukoresha mudasobwa. Gusa hari izindi nyinshi. Icyo ukwiye kumenya ni uko kuri computer za Windows gukoresha shortcut akenshi uhuza akabuto ka control kariho C na T na R ndende n'akandi kabuto kariho Alt. Ziriya buto uko ari ebyiri, iyi ngiyi n'inga akenshi nizo zifashishwa mu gukora shortcut, hamwe n'ingiyi ya win. Hano handitse win ariko akenshi iba ifite akantu k'agafoto kameze nka gutya, kameze nk'izi ngizi, nk'imwe muri izi ngizi. Niba ari machine ya Windows ikoresha program ya Windows, ni ukuvuga ngo izi ngizi nizo ushobora kwifashisha mu gukora shortcut. Ntabwo buri ziba zihuye ari control na alt, ahubwo ziba zihuye n'izindi nyuguti. Nguhe urugero, urabona nka hano hari nk'iyi shortcut control N. Iyi control N urabona ni ya control bahuje n'iyindi na. Ni control na O ni control bahuje n'iyindi O. Na alt nayo ni uko ikoreshwa, nayo ushyiraho alt inyuma ugashyiraho indi nyuguti cyangwa se ahandi hantu ukanda, ariko bikitwa shortcut. Ukahakanda hagahita hagira igikorwa gikorwa utiriwe ukenera guca mu nzira zose. Ahandi hantu hashobora kuva ama shortcut ni kuri izi buto ziba zanditseho F1 function keys, bazita function keys mu cyongereza. Izi nazo zigufasha gukora ibintu byinshi bitewe na mashini yawe. Hari igihe ibyo zikora bitandukana bitewe n'abantu bakoze imashini, ariko akenshi nazo ni ama shortcut. F1, F2 kugeza kuri F12 zose ni ama shortcut nayo ashobora kugufasha. Ndakeka ari ibyo ngibyo nakubwiraga kuri shortcut. Uramutse ukeneye kumenyaho byinshi, waza hano ku rubuga rwacu ugasoma izo shortcut twaguhaye, cyangwa se ukanakoraho na research. Ukeneye na liste yose watwandikira kuri email yacu info@techinika.com, tukaguhereza liste y'ama shortcut yose ukeneye kumenya. Reka tujye ku bumenyi bwa kabiri. Ubumenyi bwa kabiri rero ukeneye mu gihe uri gukoresha internet ni ubumenyi bw'ibanze muri internet. Ni ubumenyi mbere yo gukoresha internet wanabukoresheje, ushobora kuba utazi ko wabukoresheje ariko uba bukeneye. Ni ubumenyi bwitwa browsers na search engine. Browsers ni izi software dukoresha twaccessinga internet. Ni ukuvuga ngo niba ukoresha internet unyuze kuri Google Chrome, niba ukoresha Mozilla, niba ukoresha Internet Explorer, izo ngizo nizo browsers. Ni software zidufasha kwaccessinga internet. Ni za zindi uza hano nk'aha hejuru ukandikamo. Warabibonye ko iyi ngiyi ni Chrome, ariko ugiye nko ku yindi browser usanga itandukanye no kwingisa. N'ibingisa gutya usanga indi nayo ifite ukundi konisa. Izi ngizi nizo bita browsers. Izi ngizi zigufasha gukoresha internet. Twari turi hano kuri Techinika. Icyo ni kimwe mu bintu ugomba kumenya kuri internet. Ugomba kumenya browsers. Hari browsers zitandukanye, hari Mozilla, hari Firefox, ni Mozilla Firefox, hari Google Chrome, hari Internet Explorer, hari Microsoft Edge n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, ariko zose zigufasha ikintu kimwe. Rero izi browsers nazo ziba zifite uburyo bw'umutekano n'uburyo zikora bitandukanye.
hari nka browser yitwa Tor browser, muzayikoreho ubushakashatsi muzayibona, cyangwa se muzatubwire tuyibakorereho video tubasobanurire. Iyo ngiyo ni bavuga ko ariyo ifite umutekano, n'izi ngizi ziba zifite umutekano, ariko iyo ngiyo ifite umutekano wisumbuye. Okay, ikindi kintu ugomba kumenya muri browsers hari icyo bita bookmarks, hari icyo bita opening link in new tabs. Okay, ni ukuvuga ngo hano urabona ko turi kuri iyi page, hariho inkuru nyinshi. Hari igihe ushobora kubona iyi nkuru ukumva ushatse kuyisoma, wabona n'ingiyi ukumva ushatse kuyisoma. Icyo ukora ni iki rero, ushobora guhita ufungura hano ukaza kwibagirwa gusubira inyuma ngo uyisome. Kimwe mu bintu ushobora guhita ukora ni ugukanda hano, ugakanda kuri right click kuri mashini yawe, urabonaho kuri suri urabona hariho utubuto tubiri, ukande ku k'iburyo, araza guhita hafunguka akantu ko ku ruhande, ukande open link in new tab. Nufungura link in new tab ukande gutya, urahita ubona ko gafungukiye hano. Twari turi hano gase gafungukira hano. Iyi niyo tab nshyashya, iyi ni tab n'iyi ni tab. Ubwo ufunguye link, iyo nkuru uyifunguriye muri link yindi, muri tab yindi. Noneho uramutse uvuze ngo open link in new window, durebe hahita hafunguka indi window, noneho irimo ubusa hakazamo bya bindi ufunguye byonyine. Katugaruke hano kuri hanga twari turi. Hakaba n'icyo bita incognito window. Incognito window nayo iba imeze nk'iyi ngiyi cyangwa se nk'iyi ngiyi ufunguye hano, ariko yo ho bitandukaniye. Incognito window iba iri secure, iba ifite umutekano, kuko ibintu ushyizemo muri incognito ntabwo ibibika. Ahubwo niba winjiye muri Facebook account yawe ukongera ugafunga imashini, ntabwo ibibika. Ariko iyi browser iyisanzwe yo ibintu byose ukoreshejemo irabibika. Kanguha urugero nicyo twaba tugiye gukurikizaho, icyo bita browsing cache. Ukuri kugenda ujya kuri internet ukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hari amakuru yawe agenda yibika. Kanze nkwereke ukuntu izo cache nazo ziba ziri gufata umwanya muri mashini yawe. Niba byiza nazo iyo ugeze igihe ukazisiba, ubwo niyo myanda igenda isigara uko ugenda ujya kuri internet. Uko ubikora, uza hano muri more tools. Okay, ubanza kuza hano kuri utubuto dutatu hano kuri menu muri browser yawe. Gusa ibi ngibi ubikora, iyi ngiyi ndi gukoresha Google Chrome, ubwo byaba byiza ko naba ari gukoresha kaza hano kuri clear browsing data. Za data zose zigenda zibika ukuri kuri internet zose ziba ziri hano. Iyo ukanze kuri clear browsing data uba ugiye kuzigabanya kugira ngo mashini yawe yongere umwanya wongere ugaruke. Iyo mashini yawe yuzuye, ahangaha naho ni hamwe mu hantu ushobora kuza ugasiba ibintu kugira ngo umwanya wongere ugaruke. Hano hari time range, iyi ni last hour, ni isaha ishize. Katurebe amasaha 24 ashize, urabona umwanya bimaze gufata ni megabyte 186. Ni umwanya munini. Reka turebe mu isaha imwe ishize hamaze kujyamo megabyte 107. Urumva ko mu isaha imwe niba hagiyemo megabyte 107, niba utarigeze usiba cache zawe ukaba umaze nk'ukwezi, tekereza megabyte zose zimaze gufata kuri disk yawe. Biba byiza rero ko n'izi ngizo ziclearinga kugira ngo bigabanye umwanya ubifata kuri mashine yawe. Noneho nariya makuru yose babika nayo agenda avamo, ariko iyo ukoresha incognito ntabwo bitwara uriya mwanya wose. Ikindi kintu ukwiye kumenya kuri browser ni bookmarks. Urabona iyi ni browser yanjye. Hano urabona hari utuntu tugiye turi hano. Aya ngaya ni amalinki umuntu yagiye asura cyangwa se n'ibintu yagiye abika ashaka kongera gusoma nyuma. Urebye na hano urabona hari izindi nyinshi, uko uyisuye ugenda uyibika. Ubu buryo ibi ngibi bikora, katuvuge kangaruke hano, ndaguma kuri Techinika uyu munsi. Katuvuge hano turi kuri iyi link, urayisomye yenda ubonye ugiye gufunga imashini ariko ushaka kuzongera kuyisoma, kandi ushobora kuza wabyibagiwe cyangwa se wibagiwe na link yayo. Ari nk'urundi rubuga yenda wibagiwe link yarwo, utazi link ibasha kugera kuri iyo nkuru. Uburyo ushobora kubigenza, ubituza, urabona hano ndi ushobora kugira hano kuri aka kantu ka hano bookmark this tab, bookmark ukagira add bookmark then done. Urabona ihita iza hano.
ihita hano ku buryo n'igihe cyose uzazira wafunga imashini ukongera ukayifungura urongera ugasanga hano aka kalinki ku buryo ugakandaho ugahita wongera ukagera kuri iyi nkuru. Icyo ni ikindi kintu, ni bookmark ziramfasha cyane, nawe zishobora kugufasha kuko ni uburyo bwiza bwo kubika link ukeneye kuzongera kureba ukazibika muri browser yawe. Bookmarks gusa nazo biba byiza iyo utabitse nyinshi cyane kuko nazo ziba ziri gutwara umwanya. Ubwo bwari ubumenyi bwa kabiri, twari turi kuri browser. Reka tujye kuri search engine. Iyo uvuye kuri browser ujya kuri search engine abantu benshi ntabwo babizi, gusa search engine ni urugero ngiye kuguha ni nk'iyi Google ni search engine kubera ko igufasha gushakisha amakuru atandukanye. Hari ingero za search engine naguha ni Google, Bing, Yandex, hari Yahoo, ni search engine zitandukanye, zose ziba zikora mu buryo butandukanye. Hari DuckDuckGo, ni nyinshi, gusa icyo zose zihuriyeho nuko zigufasha gushakisha amakuru. Ikindi nakubwira, amakuru search engine ziguha ni amakuru zikura mu website y'abandi bantu aho bashyizeho. Ni ukuvuga ngo nk'izi nkuru dushyira hano kuri Techinika, uramutse ushakishije kuri Google uraza kuzibonaho, ukanze Techinika Rwanda kadushakishe kuri Google, uraza kubonaho zimwe mu nkuru dushyiraho cyangwa se na video dushyiraho, ariko ntawe tuba twazikize kuri Google, ahubwo twebwe tuzishyira ku rubuga rwacu. Google iyo bashakishije ikintu ireba mu mbuga zose ziri kuri internet, ikagukuramo ya makuru washakaga, ya makuru wari ukeneye. Sinzi niba mbyumva neza. Google ntago ibibitse amakuru ngo ivuge ngo ibitse amakuru muri server zayo, ahubwo amakuru aba ari muri server za mu website. Wasaba amakuru Google igahita ireba muri izo server za mu website, igakuramo amakuru ushaka ikayaguha, ukabona amakuru ushaka. Urabona hano arimo amakuru. Iyo ushakishije urabona hano hejuru aba ari link y'urubuga ayo makuru ari guturukaho. Hano ni Google, hari Facebook, urabona angana ni amalinki y'ahantu amakuru ari kugenda aturuka. Noneho iyi ngiyi akaba ari titre y'iyo nkuru cyangwa se y'urwo rubuga. Hano akaba ari content cyangwa se ibintu biri muri urwo rubuga. Ubu ngubu ni bimwe mu bintu by'ingenzi uba ukwiye kumenya kuri search engine. Iyo ushakishije ikintu, tuvuge u Rwanda, ushakishije u Rwanda, urabona ibi ngibi biturutse ku rubuga rwa immigration, ni ku rubuga rwa UR, University of Rwanda ni titre. Ibi ngibi ni ibintu biri muri website hagati. Izi ni izindi link zigiye zirimo. Ibi ngibi biturutse kuri BBC. Urabona ko ntabwo biturutse kuri Google, biturutse kuri BBC. Gusa Google niyo ibituzaniye kubera ko yagiye ikabishakisha ku rubuga rwa BBC. None hari igihe ushakisha hano hakaza ari nk'ishakishije company, hari igihe company biri registered cyangwa se yanditse kuri Google, ubona hano ko naho izaho, cyangwa se nk'umuntu nk'abantu b'ibyamamare, dushake nka Albert Einstein. Urabona ko hano nawe azaho abantu b'ibyamamare, abantu company nazo uzibona hano na Techinika wabonye ko yibonyeho. Ibyo ni bimwe mu bintu by'ingenzi ukwiye kumenya mu gihe uri gushakisha. Nanone wibanda ku mafoto, tuvuge twashakishije nka Albert Einstein, dushaka amafoto ye, uhita uza hano. Urabona hano hari hano ukaba turi kubona ibisubizo byose, amafoto, inkuru zamwanditseho n'ibindi bintu byose bigiye bivangavanze. Reka turebe amafoto ye gusa. Hano ushobora kureba n'amavideo, ushobora kureba ibitabo bimuvugaho cyangwa se ibyo yanditse, ushobora kureba amakuru amuvugaho n'ibindi bintu byinshi bimuvugaho. Hano urabona ukanze kuri image uhita ubona amafoto ye gusa. Ukanze kuri videos uraza kubona videos n'ibindi bintu byinshi. Ikindi kintu kuri Google, ubwo iri kugenda ivugurura serivisi zayo, ushobora gusacinga ukoresheje ijwi, ushobora gusacinga ukoresheje ifoto, urayaploadinga ubundi ugahita ubona ayo mafoto yose ahuye n'iyo foto ushyizemo. Ubwo n'ubundi ni ikindi kintu cya kabiri ukwiye kumenya. Nakubwiye kuri browser, nkubwira no kuri search engine. Search engine ni nka ziriya za Google, nakweretse uburyo zikora n'ahantu zikora amakuru. Niyo mpamvu
amakuru yose ubonye kuri search engine, amakuru yose ushakishije kuri Google, ntabwo ugomba guhita uyizera 100% kuko ntabwo ari Google ibiyaguhaye, ahubwo aturutse ku mbuga zitandukanye z'abantu bagiye bayashyiraho. Jya ubanza uyagenzure urebe nko ku mbuga zirenze rumwe, urebe nko ku mbuga 3 cyangwa 2 cyangwa zingahe, kugira ngo ubashe ukonfirme neza ko ayo makuru ariyo, urebe abantu batandukanye, urebe niba uwo muntu yizewe. Ibintu nk'ibyo ni ibintu ugomba kubanza kwitondera kuko ntabwo ari ibintu byo guhutira mu gihe uri gushakisha amakuru kuri search engine. Ubumenyi bwa gatatu ugomba kuba ufite mu gihe uri gukoresha internet, ubumenyi bw'ibanze cyane, bunakenewe cyane kandi bunagufasha muri byinshi mu kurinda ayo makuru yose twavugaga. Ibyo byose washakishije ni ukugira imibare y'ibanga ikomeye cyangwa se password na pin bikomeye. Hano bakoze inkuru kuri Techinika ikubwira uko umubare w'ibanga ukomeye uba umeze. Ushaka kuzasoma iyo nkuru ukareba ko password ikomeye igomba kuba ifite inyuguti nkuru, harimo inyuguti ntoya, harimo umubare nibura, harimo n'utwatuzo cyangwa se utu tumenyetso, kandi nibura ikaba irenze imibare 6. Ibyo byose bivangavanze birenze imibare 6, password yawe ikomeye. Pin nayo twaguhaye urugero rw'ibintu ugomba kwirinda kugira ngo ukore pin ikomeye. Kugira ngo uze gusobanukirwa neza, waza gusura urubuga rwacu Techinika ukaza gusoma iyi nkuru. Umubare w'ibanga ukomeye n'umeze, turaza guhita usobanukirwa neza ibyo ukeneye kugira ngo ukore password ikomeye. Icyo ni kimwe mu bintu ugomba kwitaho mu gihe uri gukoresha internet, mu gihe kuko internet akenshi uramutse udafite password, undi muntu ashobora kuza akinjira mu bintu byawe, kuko ni umuyoboro uri ku isi yose. Buri muntu wese awujyamo uko ashatse, ni ubuntu, ni nk'inyanja nini abantu bose baba bari kogamo, wowe ukaba ufitemo nk'akantu k'akarwa kawe wifitiyemo, cyangwa se nk'akantu k'akabuye kawe, kuko ni kinini cyane ntabwo wagiramo ikirwa, ni akabuye uba ufitemo. Icyo ni kimwe mu bintu uba ugomba kurinda, akabuye kawe rero na password ikomeye cyangwa se na pin ikomeye. Ikindi kintu ntararenga kuri password, hari ibintu nkunda kubabwiraho hano hano muri video zacu, ibintu bya second factor authentication. Hano kuri YouTube channel yacu ushobora kuza ukahareba video zitandukanye, kurinda email yawe na telefone. Hano ni ugukoresha second factor authentication kuri email yawe. Gushyiramo password bikaba bidahagije kugira ngo urinde umutekano, ahubwo bikagusaba noneho no kongera ugashyiramo ubundi buryo bazajya bakohereza message kuri telefone yawe kugira ngo verify ko ari wowe. Mu gihe undi muntu ashatse kwinjiramo adafite telefone yawe, ntabwo bizajya bikunda. Ubwo ni bumwe mu buryo bw'ingenzi bunakomeye wakoresha uri kurinda umutekano w'ibikoresho byawe, ni second factor authentication cyangwa se umutekano wa kabiri nyuma ya password, kuko password yonyine ntabwo ihagije. Iyo umuntu ayimenye biba birangiye, ariko iyo ushyizeho second factor authentication biragufasha cyane kuko uba uri kurinda ibintu byawe. Ikindi kintu cya gatatu ukwiye kumenya kuri internet, ni biterwa nanone na mudasobwa yawe. Mudasobwa yawe igomba kuba ifite antivirus. Ugomba kuba ufite antivirus ikomeye. Tuzi antivirus zitandukanye, hari za AVG, hari Avast, hari Kaspersky, hari Smadav. Zose ni antivirus zigufasha kurinda umutekano wawe kuri internet. Mu gihe udafite antivirus kuri machine yawe cyangwa se computer yawe, biba byoroshye ko ushaka gukora ikintu kuri internet kigahita cyangiza machine yawe. Biroroshye cyane kuko bikunze no kubaho kenshi. Rero niba ushaka kurinda mudasobwa yawe, jya ushyiramo antivirus zibasha kukurinda neza. Uramutse ukeneye list ya antivirus, tuzagukorera inkuru cyangwa se utwandikire kuri email yacu info@techinika.com tukubwire antivirus wakifashisha, cyangwa se niba ukeneye ko tuyigushyiriramo watwandikira kuri iyo email cyangwa ukaduhamagara kuri nimero turi busige muri description, turaza tukagufasha. Ubumenyi bwa kane nta bundi ni ukohereza no kwakira email. Kohereza email ushobora kumva ari ibintu byoroshye, ushobora kumva ari ibintu usanzwe gukora, ibintu dukora buri munsi, cyangwa se ushobora kuba utanabikora. Reka nkwereke uko wohereza email, cyangwa se n'ibintu by'ingenzi ukwiye kumenya kuri email. Abenshi dukoresha email za Gmail, niyo mpamvu ariyo ndi buberekereho uko wohereza email kuri email ya Gmail. N'indi email nayo ndakeka niba ukoresha Yahoo cyangwa ukoresha Yandex cyangwa se ukoresha webmail, ndizera ko biraza kuba bifite ahantu bihuriye. Iyo ugiye kohereza email, hano niko interface yawe imeze, aho uri kureba niko haba hameze. Icyo ukora uraza ugakirika hano kuri compose,
iyo ukanze kuri compose hano hahita haza akantu ka new message kagire kanini mukabona. Okay, noneho hano urabona hano hari hano hari subject, hano ari ahantu hagiye ubutumwa noneho bwinshi. Reka duhere kuri recipient, abantu bakira ubutumwa. Reka dushyireho techinika.com, dushyireho ahangaha iyo ushaka gushyiraho umuntu umwe kanze nabyo mbanze mbibereke. Hano wandikamo ni email y'umuntu ushaka koherereza ubutumwa, techinika.com. Hano warangiza ushaka gushyiraho undi muntu mu gihe ushaka kohereza abantu barenze umwe, ugahita ushyiraho akitso. Iyo ushyizeho akitso ahita yegera kuriya, then ukandikaho undi, andika share@techinika.com, then akitso nanone uramutse ufite undi ushaka gushyiraho. Noneho iyo urangije gushyiraho abantu ushaka koherereza, uhita uzana kuri subject ni umutwe wa email yawe. Umutwe ugomba kuba uri strict, uhita wumvisha umuntu ikintu ari busange muri email. Urugero dushobora kuvuga tuti turabashimira kubana na Techinika. Turabashimira kubana na Techinika, then twandike ubutumwa muraho. Iyi ngiyi ni email uba umaze kwandikira, ubu ni ubutumwa, uyu ni umutwe, aba nabo yandikiye. Hano hasi hari ibindi bintu bihari. Hano hari aho ushobora gukanda ugahita wohereza, hari aho ushobora gukanda ugahita usiba, ibi waranditse ugahita ubisiba, hari n'ahandi ugenda ukanda ukagenda wongeraho ibindi bintu bitandukanye. Reka ndababwiramo akantu kamwe, ibindi wazagenda ubye explore ukareba ibyo ari byo. Ndakubwira hano kuri aka kantu ka attach files. Attach ni ugushyiraho ufite nk'ifoto, cyangwa se ufite nka video, cyangwa se ufite ikindi kintu cyose ushaka gushyiraho. Reka nshyireho ifoto, ufite na document wayishyiraho. Ngiye gushyiraho iyi foto y'amafaranga, n'amafaranga niyo mbifurije. Gashyiraho iyi foto y'amafaranga, then iyi ni ubutumwa. Iki ni cyo nohereje, ushobora kongera ugashyiraho n'ikindi uramutse ufite n'ikindi ushaka kohereza, nacyo ukaza ukagishyiraho. Ariko twohereza ifoto imwe ufite na document washyiraho, then washaka ugahita ushobora no kuba ushaka gushyiramo link, ukavuga utenda muri iyi mail tugiye kohereza umuntu, nazajya akanda hano kuri Techinika Rwanda ahita ajya ku rubuga rwacu. Ahangaho naho ubikorera hano muri email. Hano iruhande rwa attach urabonaho akantu kameze gutya ka insert link. Iyo ugakanzeho hano bagusaba gushyiraho web address, kadushyireho link ya techinika.com, then okay. Iri ngiyi naryo jambo riri bugaragare. Okay. Umuntu nakanda hano muri email turohereza, araza guhita ajya kuri Techinika. Warangiza ugahita ukanda send, ukabona ko sending ubutumwa buri kugenda, ugategerezaho gato, ukabona ko ubutumwa bwagiye. Ushobora guhita ureba message wohereje, view message. Urabona hano nka Techinika Rwanda tuneshejwe no kuba bamubana natwe mu biganiro byose tubagezaho. Dore na ya foto wohereje nayo yajeho, then ni link nayo urabona uyikanzeho ihita ifungukira ku ruhande, katurebe aho ikujyana. Urabona ihita ikujyana ku rubuga rwa Techinika. Bya bindi wakoze urabona ko byakoze. Okay, uko niko bohereza email. Nibiriya ndakeka ari biri ukeneye kumenya by'ingenzi. Uramutse ukeneye kumenya ibindi byisumbuyeho, ukeneye ko hari ikindi tugusobanurira byimbitse, twandikire kuri email yacu, ndakeka wayibonye, info@techinika.com, cyangwa se uduhamagaye muri nimero ziri muri description. Reka tujye ku bumenyi bwa gatanu, ari nabwo bwa nyuma ndi buvugeho uyu munsi. Gusa
tuzagenda tureba n'ubundi bugiye butandukanye mu video yacu ari imbere, twita nka bonus cyangwa se inyongera ku byo twavuze byose. Ni ubumenyi bwo gutayipinga cyangwa se kwandika vuba vuba kuri mudasobwa. Ushobora kumva yenda ari ibintu bisaba ko uba ugiye kubikoramo akazi cyangwa se ko ari ibintu uzabuhemberwa, ariko iyo uzi gutayipinga vuba vuba cyangwa uzi kwandika vuba vuba ni ikintu cyiza kuri wowe, ko kiragufasha mu byo ukora byose kandi bigufasha gukora akazi wihuta kurusha abandi bantu batazi kwandika. Kuko iyo kwandika vuba, hari igihe wandika vuba vuba ariko bavuga ko umuntu yandika neza ubundi iyo yandika atareba kuri clavier cyangwa se keyboard, ahubwo akandika areba kuri ecran cyangwa se screen. Iyo ureba mu kirahure utareba hariya wandikira, bavuga ko wandika vuba vuba nyine. Ni uburyo bwiza, ni imyitozo myiza, gusa nakugira inama mu buryo niba ushaka kongera ubumenyi bwawe mu gutayipinga, bisaba ko ubikora kenshi. Ntabwo ari ikintu wavuga ngo ugiye kukiga ngo wige gutayipinga utajya ubikora. Bisaba ko uba ubikora kenshi, ufata igihe ukagira utuntu wandika, ukandika ibintu bitandukanye. Noneho muri uko kwandika ibintu bitandukanye ugenda ugira uburambe mu kubyandika. Ikindi nakugiramo inama nyine ni ari nk'ukuntu uba ukunda, tuvuge niba ukunda nko kwandika imivugo, ukunda nko kwandika ibitabo, ukajya ugerageza ukabyitoza uri kwandika ibyo bintu ukunda, biragufasha kubimenya cyane kurusha kubikora bisanzwe nyine. Byari byo, ndagushimiye ko wakurikiye iyi video. Komeza ukurikirane n'ibindi biganiro Techinika ikugezaho. Dukunda kubona uza hano kudusura kuri channel yacu Techinika Rwanda. Kora subscribe, n'iyi video wayikunze kora share, inshuti zawe nazo ziyibone. Ubwire inshuti zawe zisure iyi channel. Turi kubategura video nyinshi zizabafasha kandi muzabyungukiramo byinshi cyane. Hano hari n'urubuga rwacu techinika.com, ushobora kurusura ugasoma inkuru zitandukanye tuba twashyizeho. Hari inkuru nyinshi cyane, hariho uko wakora ibintu, amakuru agezweho, ibintu byagufasha, n'ibintu byinshi biriho ubumenyi udashobora gusanga ahandi hantu aho ariho hose, ariko hano kuri Techinika uraza kubisangaho n'ubundi bwinshi. N'ibindi byose ufiteho ikibazo wumva twagusobanurira cyangwa se wamenya, hano hari email yacu info@techinika.com, twandikireho utubwire icyo twagufasha. Hano hari telefone, twandikire cyangwa uduhamagare, turahari ku bwawe. Wowe tubwire icyo ukeneye gusa twebwe turagufasha. Turi ikinyamakuru cy'ikoranabuhanga, twandika ku ikoranabuhanga. Gusa vuba aha turaza gutangira kuzajya dukora no mu Cyongereza. Ntimugire ikibazo niba utumva Ikinyarwanda, mu minsi iri imbere uraza kuzajya dukurikira no mu Cyongereza. Ndagushimiye ko wakurikiye iyi video. Kora like niba wayikunze, kora share, kora subscribe. Murakoze cyane.